muri twese nta n'umwe wagize icyo akora ngo avuke ari umunyarwanda. Ni amahirwe twigiriye. Twese twumva tunejejwe no kuba dufite ahantu twita iwacu. Ntabwo ari ikibazo cy'ubutaka gusa, ahubwo ni n'abantu. Uburyo tuvuga, ibyo kurya turya, ndetse n'uburyo dufatana hagati yacu bishingiye ku muco. Ibyo turabihuje ndetse bitugira itsinda ry'abantu bazwi nk'abanyarwanda. Ku rundi rwego rwisumbuyeho dufite irindi tsinda rinini ry'abanyafurika. Abantu duhuje ibara ry'uruhu, igice cy'isi dutuyemo, uburyo tubaho n'ibindi. Hari n'abandi bo mu yindi migabane no mu bindi bihugu nabo bafite ibyo bahuje. Buri gihe muri ubu buzima bwacu haba hari twebwe n'abariya. Buri gihugu kigira intwari ndetse n'amarimbi menshi ashyinguyemo abasirikare bapfuye barwanira abaturage b'igihugu cyabo. Intandaro y'ibi byose ni ukuba hari twe hakaba n'abariya. Ibihugu byose byo ku isi ababituye bagiye bafite amatsinda atandukanye, amwe ashingiye ku ibara ry'uruhu, imiryango baturukamo, amoko, amikoro bafite, inkomoko zabo, igitsina, kugera ku ma ekipe bafana. Mu buryo karemano abantu buzuye ivangura. Abantu benshi iyo bubatse inzu yo guturamo ikuzura, bayishyiraho uruzitiro kabone nubwo kitaba ari igipangu cyo gutangira abajura. Nubwo byaba ibiti bitatu bizengurutse inzu, icy'ingenzi ni ukugaragaza ko ahangaha ari iwanjye n'abanjye. Abari hanze yabo ntabwo ari bamwe muri twe. Buri gihe haba hari twe hakaba n'abariya. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku myitwarire y'abantu mu birebana no kwishyira mu matsinda, yaba amadini, imiryango, amoko, ibitsina, inkomoko. Buri wese muri twe afite abantu yitabe, nabo bakamwita uwabo bitewe n'itsinda bahuriyemo. Hari ikigo cy'abanyamerika cyitwa Pew Research Center gikora ubushakashatsi ku mibanire y'abantu. Mu mwaka wa 2021 cyasohoye raporo kigaragazamo ko mu bihugu bikize ingamba zo kurwanya icyorezo cya COVID-19 zatumye abantu bacikamo ibice kurusha uko byari bimeze mbere. Uku ni ugucikamo ibice gushingiye ku mikoro, aho akazi kahagaritswe, abakire bagakomeza kubaho neza, abakene ubuzima bukarushaho kubagora. Ibi bivuze ko abakene barushijeho kwiyumva nk'aho bari ukwabo n'abakire bakaba ukwabo. Ibi natwe twarabibonye ubwo hazaga inkingo. Ibihugu bikize byazibonye mbere, ibikennye bigorwa no kuzibona. Ibi bivuze ko bariya bari ukwabo natwe tukaba ukwacu. Hamwe n'intambara zirimo kuba hirya no hino ku isi, ikoranabuhanga ryateye imbere ku rwego rukomeye, bitekerezwa ko uyu munsi aribwo abatuye isi bacitsemo ibice kuruta ikindi gihe icyo ari cyo cyose cyabanje. Hari ibice twicamo ntibigire ikibazo bitera, ariko hari n'ibirema urwango n'ubwicanyi, ari nabyo bivamo intambara zugarije isi yose uyu munsi. Ese mu by'ukuri mu buryo karemano abantu ntabwo baremwe mu buryo ari bamwe? Buri gihe hagomba kuba hari twebwe hakaba n'abariya. Buri gihe twigabanyamo amatsinda arimo twe n'abariya. Ubwenegihugu, amadini, ibitsina cyangwa se ama ekipe dufana. Amwe muri aya macakubiri ntabwo agira ingaruka zikomeye, ariko hari andi agaragaza uruhande rubi rw'inyokomuntu. Uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu kirimo amacakubiri menshi kurusha ibindi bihugu byose biteye imbere. Ni amacakubiri ashingiye ku ibara ry'uruhu, bitewe n'uko iki gihugu gituwe n'ab'uruhu rwera, abo muri Aziya, abirabura, abafite inkomoko muri Amerika y'Epfo, abahindi n'abandi bafite inkomoko zitandukanye, kandi bose ni Abanyamerika. Gusa amacakubiri akomeye amaze igihe kinini kandi yateje ingaruka nyinshi ari hagati y'abazungu n'abirabura bose b'Abanyamerika. Mu mwaka w'1865 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hashinzwe umuryango ugizwe n'abazungu gusa, bawita Ku Klux Klan. Wari ufite intego yo gutambamira uburenganzira bwose bwashoboraga guhabwa abirabura bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, burimo bwo gutora no kuba abaturage bigenga ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abayoboke b'uyu muryango bakoze ibikorwa byinshi by'ubwicanyi ku birabura, iyicarubozo, gufata ku ngufu n'ibindi byinshi byaguyemo ibihumbi by'abirabura. Uyu mutwe n'ubu uracyafite ibihumbi by'abayoboke, nubwo benshi bawufata nk'umutwe w'iterabwoba. Icyo uharanira, intego zawo muri ubu buzima, ni uguharanira ko nta muzungu wivanga n'umwirabura. Abirabura bagomba kuba ukwabo n'abazungu bakaba ukwabo.
n'aho bahuriye hagomba kuba mu gihe abirabura barimo gukorera abazungu, kubera ko batekereza ko abazungu aribwo bwoko bwa mbere bwiza ku isi. Mu bice bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abayoboke b'uyu muryango bajya bakora karasisi, bagakora ibimenyetso birimo gutwika imisaraba. Baba bambaye amakanzu abapfutse imitwe n'amasura kandi afite udusongero, kandi bakavuga amagambo arimo white power agaragaza ko abazungu aribwo bwoko busukuye bubaho ku isi kandi ko amoko y'abantu adakwiye kwivanga. Abazungu bakwiye kuba mu bihugu byabo, abirabura nabo bakaba mu byabo, abanyaziya nabo bakaba mu byabo, abo muri Amerika y'Amajyepfo bakaba ukwabo. Uyu muryango uteza imbere urwango n'amacakubiri muri iki gihugu gikize kurusha ibindi ku isi. Gusa umugabo umwe yiyemeje kurwanya urwango mu bayoboke b'uyu muryango kandi yatangiye kubigeraho. Yitwa Daryl Davis. Ni umwirabura w'umuhanzi mu ndirimbo za jazz na blues. Why? Well, you know, in the 4th grade, I was one of 2 black kids in the entire school. Consequently, all of my friends were white. Most of my guy friends were members of the Cub Scouts, and they invited me to join. So I joined the Cub Kera Scouts. nkiga mu mwaka wa kane w'amashuri abanza, nari umwe mu bana babiri bonyine b'abirabura bigaga mu kigo cyose. Inshuti zanjye icyo gihe zose zari abazungu kandi bose bari abaskuti. Nanjye bansabye kubajyamo. Ku munsi mukuru w'abaskuti twagiraga karasisi. Umunsi umwe twari turi mu karasisi, ari njye mwana w'umwirabura wenyine urimo, aho twagendaga tunyura ku mihanda. Bamwe muri baje kureba karasisi barimo abana ndetse n'abantu bakuru batangiye kunkubita, unyuzeho wese akankubita ikintu mu mutwe. Hari abankubitaga amacupa y'amazi, abandi bakankubita amabuye ndetse n'ibindi bintu babonaga hafi aho. Njye nk'umwana muto nibwiraga ko arimo kunkubita kuko badakunda abaskuti. Narababaye ariko ndihangana. Umugoroba naratashye, ngeze mu rugo nakomeretse, maze ababyeyi banjye bambaza icyo nabaye, babwira uko byagenze. Ku nshuro ya mbere nibwo ababyeyi banjye banyicaje, bansobanurira ibirebana n'ivangura rishingiye ku ruhu. Bakibisobanurira nabanje kugira ngo barambeshya kuko ntabwo nashoboraga kumva uburyo umuntu utanzi utarigeze mbona n'inshuro n'imwe mu buzima yanyanga kugira ubwo nkubita ampo ibara ry'uruhu rwanjye. Would want to inflict pain upon me for no other reason than the color of my skin. It made no sense. And I formed a question in my mind, and that question was, how can you hate me when you don't even know me? Yahise yanzura ko nta handi yakura igisubizo usibye kubaza abantu bari mu muryango ufite intego yo kwanga no kurwanya abatameze kimwe nabo. Uko niko yafashe umwanzuro wo kumara igihe kinini cyane ashakisha abayoboke b'uyu muryango wa Ku Klux Klan, bakaganira kugira ngo bamubwire icyo batekereza gituma banga abantu bose badafite uruhu rwabo. Intego yabo nyamukuru ni ibyitwa white supremacy, kwemera ko umuntu ufite uruhu rwera aba aruta abandi bose basigaye kandi ko iterambere ryose rigomba kubanza muri abo bera hanyuma abandi bakaboneraho. Mu mwaka w'1853 mu nyandiko Essai sur l'inégalité des races humaines yanditswe n'umwanditsi w'umufaransa akaba n'impuguke mu bubanyi n'amahanga Arthur de Gobineau, haraho avuga ati ni inshingano kandi ni umugogoro w'abanyaburayi b'abazungu kujyana iterambere ku batari abazungu binyuze mu bukoroni. Bavuga ko amaraso yabo ari amaziranenge kandi akaba umwimerere ku buryo nta hakwiye guhurira n'andi yose atarayabera. Ngaba abantu Daryl Davis yatangiye kujya aganira nabo ngo yumve impamvu umuntu ashobora kwanga undi bataziranye, batigeze bahura gusa kubera ko badahuje ibara ry'uruhu cyangwa se ubwenegihugu. Avuga ko bitamworoheye kubegera ngo bemere kumuvugisha, cyane ko benshi bamufataga nk'umwanzi wabo kubera ko badahuje ibara ry'uruhu. Gusa avuga ko yabashije kuganira n'abagera kuri 200 ndetse baganira inshuro zirenze imwe, bigeraho baba inshuti ndetse birangira abashije kubakura muri uyu muryango. Avuga ko bose icyo babaga bahuriyeho ari ukuba ari abazungu bakuze bafite ibibazo bitandukanye birimo gukurira mu miryango irimo ihohoterwa ryo mu ngo cyangwa se ubusinzi bw'ababyeyi babo. Ibi bibazo ngo byorohereje ababinjije muri uyu muryango kubera ko bababwiraga ko abayoboke b'uyu muryango ari bo muryango wabo wa mbere. Hari umuganga witwa Rohini Radhakrishnan yigeze kwandika inyandiko mu kinyamakuru cyitwa Medicine Net avuga ku rwango. Avuga ko urwango ari amarangamutima yo kwiyumvamo imyivumbagatanyo imbere muri wowe iturutse ku bwoba, uburakari cyangwa se igikomere ku mutima. Daryl Davis kuba yarumvise ibi nibyo byamufashije gutinyuka, yegera abayoboke b'umuryango wamufataga nk'umwanzi, abagera kuri 200 abasha kubahindura. And I've always believed, if you sit down
with your worst enemy. Nge nizera ko uramutse wicaranye n'umwanzi wawe mukamara iminota 5 yonyine muganira, byarangira umubonyemo ikintu muhuje, numarana nawe iminota 10 uzabona byinshi muhuriyeho. Niba ubakira kuri ibyo bintu muhuriyeho, ushobora kuzubaka ubucuti n'uwo muntu. Bya bintu mufite bibatandukanya birimo nk'ibara ry'uruhu bizatangira kugenda bitagaciro. In contrast, such as trivial things like skin color will begin to matter less and less. Hafi buri wese muri twe yigeze kugira umuntu yumva adakunze bataranavugana, akamwanga gusa bitewe n'uko agaragara cyangwa se ibyo bamumubwiyeho, ariko baganira bikarangira baye inshuti. Twese dutinya icyo tutazi. Ivangura risobanurwa nk'igihe abantu bamwe bizera ko basumba abandi bashingiye ku ibara ry'uruhu, igitsina, iyobokamana, amikoro, inkomoko cyangwa ubwoko. Uyu munsi abantu bafite iyi myumvire ni benshi ku isi kandi nta nubwo bakigora bihisha. Muri iyi myaka ya vuba ibitekerezo byiswe nationalisme birimo kuzamuka cyane hirya no hino ku isi. Ibi ni ibitekerezo biranga abantu biganjemo abanyapolitike byo gushyira imbere igihugu cyabo imbere y'ibindi byose, ku buryo kugera ku nyungu z'igihugu cyabo ari byo biri imbere, kabone n'ubwo banyura mu nzira zibangamira ibindi bihugu. Nta kibazo. Ibi ni ikinyuranyo cy'ibyitwa globalization, ibitekerezo by'uko kwishyira hamwe kw'ibihugu ku nyungu z'abaturage babyo ari bwo buryo bwiza bw'imibereho. Amateka y'imibereho y'ibihugu yuzuyemo inkuru z'amacakubiri ashingiye ku bintu mu by'ukuri bidafite agaciro kangana nk'uko abantu babifata. Igihugu cya Bosnie-Herzegovine kiri mu majyepfo y'Uburayi. Umurwa mukuru wacyo witwa Sarajevo. Uyu mujyi wamaze ibinyejana byinshi utuwe n'abaturage bafite imico itatu itandukanye: abakristo b'abaorthodoxe bafite inkomoko muri Serbia, abagatolika b'abanyakroatia n'abayisilamu. Urimo uribaza uburyo aba bantu bose babaye abanya-Bosnie-Herzegovine. Mu 1878 Serbia yiyomoye ku bwami bwa Turk-Ottoman. Muri uwo mwaka Croatia nayo yiyomoye ku bwami bwa Autriche-Hongrie. Ibi bihugu byombi byari byegeranye ariko bikaba mu bwami butandukanye. Iki gihe byari bibaye ibihugu byigenga byegeranye, ariko mu 1918 Serbia, Croatia ndetse na Slovenia byiyemeje kwishyira hamwe bigakora igihugu kimwe bakacyita Yugoslavia. Gusa abanyaserbia nibo bari benshi muri iki gihugu cyihuje. Abaturage b'ibi bihugu bose ntabwo bishimiye uku kwihuza kubera ko bidateye kabiri hahise havuka inyeshyamba z'abanyakroatia ziyise les Ustashi, zisaba ko igihugu cyabo cyakwitandukanya n'ibi bibiri, Serbia na Slovenia. Izi nyeshyamba zahise zinica umwami wa Yugoslavia, Alexandre wa mbere. Bamutsinze Marseille mu Bufaransa yagiye mu ruzinduko rw'akazi. Ni mu 1934. Bidateye kabiri mu 1941 abanazi bahise batera Yugoslavia, bakirwa na yombi n'aba Ustashi, bahita banabaha Croatia ngo bayitegeke, banayongera Bosnie-Herzegovine. Aba ba Ustashi bahise banafatira urugero kuri izi nshuti zabo nshya z'abanazi birara mu baturage bo muri bya bihugu bahoze barishyize hamwe, ari byo Serbia na Slovenia na Bosnie-Herzegovine, barabica cyane. Mu 1945 intambara ya kabiri y'isi yararangiye, abanazi baratsindwa. Marshal Josip Broz Tito w'umunyakroatia yongera gushinga Repubulika yiyunze ya Yugoslavia igizwe n'ibihugu bitandatu: Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Macedonia ndetse na Bosnie-Herzegovine. Iki cyahise kiba igihugu gihuriyemo abantu b'amoko n'inkomoko zitandukanye: aba-Orthodoxe, abagatulika, abayisilamu, abayahudi, abanyakroatia, abaserbe. Kubera ko muri kamere yacu buri gihe haba harimo twe na bariya, guhera mu 1991 abaturage b'iki gihugu cya rutura batigeze biyumvanamo na bagenzi babo baturutse mu bindi bihugu bihuje batangiye kugenda biyomora kuri iyi repubulika. Slovenia niyo yabanje itangaza ubwigenge bwayo, Croatia ikurikiraho, Macedonia ikurikiraho, Bosnie-Herzegovine nayo ikurikiraho. Uku niko Bosnie-Herzegovine yisanze ituwe n'abaturage b'inkomoko n'imyemerere bitandukanye, biyomoye ku bindi bihugu bavuga ko bo nk'abene igihugu kimwe bagiye kubaho neza batavangiwe na bariya. Ariko siko byagenze. Mu 1992 uwari perezida wa Serbia Slobodan Milosevic
yakoresheje itangazamakuru n'ubundi buryo bwose bushoboka akwirakwiza urwango ku bayisilamu. Ahamagarira abafite inkomoko muri Serbia babaga muri Bosnia Herzegovine kurwanya abayisilamu aho bava bakagera. Uku niko abaturage bari basanzwe ari abaturanyi bahindukiye bagatangira kwica bagenzi babo. Hishwe abantu ibihumbi 100. Ibikorwa by'ubugome bigize urwango rimwe na rimwe kurangira kwabyo ntabwo bisaba ikintu kinini. Ubwo muri iki gihugu habaga ubwicanyi, umunyamakuru umwe kuri televiziyo witwa Senade Hadjiveizovic mu kiganiro hagati yasabye perezida wa Bosnia Herzegovine kumuhamagara kuri telefone. Nyakubahwa perezida wa Repubulika, duhamagare. Rwagati mu kiganiro perezida koko yaramuhamagaye. Abakurikiye ikiganiro kuri televiziyo bose babyumva, Senade yasabye perezida gusaba abantu ngo bahagarike ubwicanyi. Perezida koko yarabyemeye. Iki kiganiro kuri televiziyo cyagiye kurangira ubwicanyi bwamaze guhagarara mu gihugu cyose kubera ko perezida yabisabye. Bamaze iminsi 2 nta bwicanyi burimo kuba mu gihugu. Bamwe aya mahoro bayise Senate Peace. Gusa nyuma y'iyi minsi 2 ubwicanyi bwarakomeje mu bindi bice bya Bosnia Herzegovine, cyane cyane nk'ahitwa Srebrenica. Ahangaha hishwe abasivili barenga 8,000. Abaturage basanzwe batakoze icyaha na kimwe. Umuryango w'Abibumbye waje kwemeza ko ingi ari jenoside. Amateka ya Bosnia, u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byinshi agaragaza uruhande rwijimye rw'inyokomuntu. Abantu bamwe bahoze babanye neza basangiye igihugu n'imibereho bahindukira bagatangira kubona abaturanyi babo nk'isoko y'ibibazo byabo. Buri gihe kubona ko hari twebwe hakaba na bariya ni ibintu karemano tudashobora gutandukana nabyo. Biba ikibazo iyo bije mu rwango. Hari ivangura rikorwa rigamije icyiza kandi kenshi ntabwo ryitwa ivangura. Ufite kompanyi y'indege ugakenera gutanga akazi ku mupilote, hakaba hari abakandida 2, umwe ufite ubumuga bwo kutabona n'undi utabufite. Wahitamo guha akazi utabufite. Kuri benshi ibi ngibi ntabwo babyita ivangura rikorerwa abafite ubumuga bwo kutabona. Umushoramari ufite restaurant ikunda kuganwa n'abantu bafite ivangura ku birabura ntabwo yakwemera guha akazi umwirabura ngo ajye yakira abo bantu kubera ko abakiriya bamushiraho. Kuri bamwe iri naryo ntabwo baryita ivangura, ndetse ibi ngibi birakorwa cyane. Ikibazo gikomeye kuruta ibindi byose iyi si hanganye nabyo, ari nacyo gituma dufite imibereho dufite uyu munsi, ni ubusumbane. Ubusumbane bushingiye ku mikoro, ku mibereho ndetse n'amahirwe atangwa muri iyi si. Ubu ni nabwo bubyara ivangura ryinshi rikorwa muri iyi si, kandi ugendeye ku mateka birasa naho bititeguye guhinduka. Nk'urugero, ivangura rikorerwa abagore. Uyu munsi gahunda zose zishyirwa mu bikorwa kuri uyu mubumbe zishyirwamo ibikorwa bigamije kurengera uburenganzira bw'abagore. Iri vangura rikorerwa abagore rimaze imyaka ingana niyo tumaze tugeze ku isi. Mu bihugu hafi ya byose by'isi umukobwa yabaga ari umutungo wa se kugeza igihe habayeho ibirori byo kumushyingira, none hakabahindutse umutungo w'umugabo we. Ibi bivuze ko nta kintu na kimwe yashoboraga gukora muri ubu buzima kitagizwemo uruhare n'umugabo cyangwa se kitari mu nyungu z'umugabo. Ivangura rishingiye ku bwoko ryo n'ubu ngubu rirakica ibihumbi by'abantu hirya no hino ku isi. Apartheid muri Afurika y'Epfo, ivangura n'urugomo bikorerwa abirabura, abanyaziya n'abanyamegizike muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubukoroni muri Afurika. Uyu munsi amategeko mpuzamahanga abuza ivangura rishingiye ku bwoko, ibara ry'uruhu, idini, igitsina, ariko ivangura ntaho ryiteguye kujya. Nk'urugero, ivangura riziguye ribaho igihe hari itegeko cyangwa se ikintu gisabwa gukorwa n'abantu bose nta n'umwe uvuyemo, kandi bizwi neza ko icyo kintu kizagira ingaruka kuri bamwe muri abo bantu kubera ibibazo bitandukanye byaba iby'amikoro, ubumuga cyangwa se ibindi. Ibi ni nk'igihe hari inyubako abantu bose bakenera kujyamo, mukayubaka mugamije ko abantu bose bazayijyamo, ariko ikaba yubatse mu buryo abafite ubumuga batayinjiramo kubera ko nta nzira zabo zihari. Iri niryo vangura bita indirect. Abantu bose bahawe ikaze muri iyo nzu, ariko hari abadashobora kuyinjiramo kubera ko batatekerejweho ku giti cyabo. Ni igihe umubyeyi avuye mu kiruhuko cyo kubyara akaba asize umwana w'uruhinja mu rugo, ariko yagera mu kazi akaba ategetswe gukora amasaha angana n'ay'abandi bantu bose, nta n'umwanya na muto ahabwa wo konsa.
ijanisha rinini ry'ivangura rigamije ikibi rikanagira ingaruka riba ryubakiye ku kugira amakuru make no gushyira abantu mu gatebo kamwe. Mu kwezi kwa kabiri mu 1999 abapolisi 4 bari ku burinzi muri Bronx muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari aho bageze bari mu modoka babona umusore w'umwirabura ahagaze ku muhanda imbere y'inzu. Abapolisi ngo bahise bahagarika imodoka yabo kugira ngo bamubaze ibyangombwa. Baramusatiriye atangira kubahunga yigira inyuma, atangira no gukora mu mufuko w'ipantaro ye nk'ufite icyo arimo gushakamo. Abapolisi batangira gusakuza bamusaba gushyira amaboko hejuru. Umusore akomeza gushakisha ikintu mu mufuko we. Mu masegonda make yakurikiyeho uyu musore w'imyaka 23 witwa Amadou Diallo yari amaze gupfa yishwe n'amasasu 19 muri 41 abapolisi bamurashe. Ikintu Diallo yari arimo ashakisha mu mufuko we yari ikotomoni irimo ibyangombwa bye kubera ko yashakaga kubibereka. Inkuru ya Diallo n'abapolisi bamukekeye ubusa bakamwica kubera ko bamushyize mu gatebo kamwe na bamwe mu birabura bajya bakora urugomo, yanditswe mu gitabo cya Malcolm Gladwell cyo mu mwaka wa 2005 cyiswe Blink. Gladwell yanditse inkuru ashaka kugaragaza itandukaniro rishobora kuba hagati y'urugomo rurimo n'urwango n'impanuka. Aba bapolisi bishe Diallo bahereye ku ivangura bamukoreye, ariko ryari rishingiye ku guca urubanza no mu gushyira abantu mu gatebo kamwe, by'umwihariko abirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko kenshi babonwa nk'abanyabyaha, abagizi ba nabi n'abanyarugomo. Mu buryo tudatekerezaho kenshi buri munsi twirirwa mu bikorwa byo kuvangura no kubogama no gushyira abantu mu gatebo kamwe bitewe n'ibintu twafashe nk'ibisanzwe, bikanatujyamo imbere muri twebwe ku buryo bitanoroshye kumenya ko iryo vangura ririmo kuba. Ibi bishingiye ku buryo dufata abandi bantu ntidufate umwanya wo gutekereza ingaruka bishobora kubagiraho. Imyaka ufite, igitsina ufite, idini, uko usa ku isura, ibara ry'uruhu rwawe, niba warashatse cyangwa niba uri ingaragu, ibi byose bishobora kugena niba ubona akazi keza, niba uhemba umushahara uhagije, niba uhabwa serivisi imbere y'abandi, niba muri bisi baguhagurukira cyangwa niba bari bukwice urimo kugerageza gushaka ibyangombwa mu mufuko. Dushobora kutabivugaho, ariko buri wese tumutekerezaho mu buryo bwihariye bitewe n'ahantu atubwiye avuka cyangwa se atuye cyangwa se bitewe n'uko asa. Twese uko twakabaye dufite imibereho yubakiye kuri twe n'abariya. Ku rwego runaka ibi birumvikana. Umwana wawe wabaye wa kabiri mu ishuri akagira amanota 80 uramuhemba, ariko wabaye wa mbere wagize amanota 90 ntabwo umuhemba kubera ko atari uwawe. Nibyo yagize amanota meza ariko si uwawe. Reka tuvuge ko umufilozofe w'umwongereza wo mu kinyejana cya 16 Thomas Hobbes, uyu dore uburyo asubiza ikibazo cya kamere muntu. Kamere muntu ni iki? Kubera iki tuvangura? Kubera iki dukunda batukanga bariya? Kubera iki buri gihe hari twe hakaba na bariya? Dore uko abivuga. Umuntu mu buryo karemano ni ikinyabuzima cyikunda, cy'ikinyarugomo kandi kikaba indyarya. Kuri Hobbes, umuntu ntabwo ari umwitonzi cyangwa se umugira neza mu buryo karemano. Umuntu ntabwo ari umunyamahoro, niko babitekereza. Mbere na mbere umuntu akunda gushotora bene wabo, ni ukuvuga abandi bantu. Kwanza iyi ni nayo mpamvu abantu bashyizeho amategeko bagashyiraho n'abayobozi bashinzwe kureba ko ayo mategeko yubahirizwa. Uramutse ubaretse ngo babeho nta mategeko bamarana. Mbere ya Hobbes, abandi bafilozofe barimo Plato bari baramaze guhimba interuro homo homini lupus est, l'homme loup pour l'homme. Umuntu ni ikirura ku wundi muntu, bishatse kuvuga ko umuntu ari we mwanzi gica ku bandi bantu. Muri iyi nteruro basobanuraga ko iyo umuntu abonye mugenzi we atazi amufata nk'umwanzi we kugeza igihe amumenyeye. Uwo muntu wafashwe nk'umwanzi, ni ukuvuga uwo muntu utazwi, ni inshingano ze zo kugaragaza ko atari ikirura koko. Mu mijyi batoza abana babo bakiri bato kwirinda kuvugisha abantu batazi. Abahimbye iyi mvugo bahisemo gufata urugero rw'ikirura ngo abe aricyo bakoresha bagaragaza ububi bw'umuntu bitewe n'uburyo kigira amahane kandi kikiyenza, ariko nanone birura ntabwo birya ibindi birura. Thomas Hobbes mu kuvuga aya magambo y'uko umuntu ari ikirura ku wundi muntu niho yahereye azanamo leta. Avuga ko kubera ko umuntu ari ikirura ku wundi muntu, leta iyo ifite umumaro wo kurinda ibyo birura ngo bitaryana hagati yabyo. Kuri Hobbes
Abantu kimwe n'izindi nyamaswa mu buzima bwabo harimo ibintu batagiramo uruhare kandi badashobora kugenzura, nko gutera k'umutima, gutembera kw'amaraso mu mubiri, guhumeka. Ariko hari n'ibindi bintu bashobora kugenzura, nko kuvuga cyangwa kugenda. Ibi bikorwa dukora tubishaka, nko kugenda cyangwa se kuvuga, bigengwa n'ibyifuzo. Ufungura umunwa wawe ukavuga kubera ko wiyumvisemo icyifuzo cyo kuvuga. Bimwe muri ibyo byifuzo birizana ndetse ntabwo dushobora kubigenzura. Ni nk'inzara cyangwa se inyota. Gusa ikidushishikaje hano ni ibyifuzo bivuka bitewe n'ubuzima twabayemo, experience. Ibyinshi muri ibi byifuzo byubakiye ku igereranya, comparative. Urugero, ndi ku rugendo, ndimo ndagenda n'amaguru kandi ndananiwe. Umuntu uri ku igare anyuzeho, numva muri njye nifuje iryo gare. Iki cyifuzo kiza muri jyewe mu buryo bita passive. Ni passion, ni ibintu ndemanywe byo kwifuza ibyo abandi bafite, kandi ibyo dukora byinshi bigendera kuri ibi byifuzo. Uyu muntu unyuzeho ari ku igare nkaryifuza, niba ari munini kundusha kandi akagira ibigango kundusha, muri jyewe ndaza gukomeza kwifuza ko iryo gare ryakabaye iryanjye, ariko kubera ko andusha ingufu n'ibigango ndaza kumva mfite ubwoba. Kubera iyo mpamvu ndamuramutsa ntimwaramutseho, ubundi nikomereza urugendo. Iryo gare rye ndaryifuza, ariko ntabwo ndimwatse, atari uko ndi umuntu mwiza, ahubwo nuko ubwoba bwabaye bwinshi kurusha icyifuzo cyanjye. Muri make, kuri obse, umuntu akora agamije kurengera ubuzima bwe, agasubiza ibyifuzo bye. Mu yandi magambo, ubwiza bwacu ntabwo ari karemano, nuko hariho amategeko. Ikindi avuga ni uko umuntu ari inyamaswa izi ubwenge. Mu yandi magambo, azi uburyo bwo guhaza ibyifuzo bye. Ikibazo gikomeye kiri mu buryo ibyifuzo bimuzamo. Ibi ngibi umva uko abisobanura mu magambo make. Ubuzima bw'umuntu bugereranywa n'isiganwa. Nubwo iri gereranya ritaba ryo neza, ariko nibura riratwereka ibyifuzo byose dufite. Muri iryo siganwa tuboneramo ko dufite izindi ntego ndetse n'ibindi bihembo birenze guhiga abo dusiganwa nabo. Dore ibyifuzo n'ibisubizo byabyo muri iri siganwa ryitwa ubuzima. Kugira umurava bituruka ku kwifuza kudasanzwe. Gusubiza amaso inyuma ukareba abo wasize bitanga ikuzo. Kureba imbere ukitegereza abakubanjirije bituma uca bugufi. Kubuzwa gukomeza urugendo bibyara urwango. Kwisubiraho ku byo wakoze mbere ni ukwicuza. Kuba mu murongo w'abategereje ni icyizere. Kunyurwaho n'abandi ni ukwiheba. Kugerageza gufata uwagusize ni umurava. Kumuhirika ukamukura mu isiganwa ni ishyari. Kurenga ikigeragezo witeguye ni umurava. Kurenga ikigeragezo kigutunguye ni umujinya. Kurusha umuntu utabigambiriye ni impuhwe. Kurusha umuntu utagukunda ni ukwihorera. Kurushwa inshuro zirenze imwe ni umubabaro. Kunyura inshuro nyinshi ku watubanjirije ni intsinzi. Guhagarika isiganwa ni ugupfa. Ntabwo ibyifuzo byacu byigenga. Ntabwo bibaho iyo hatari abandi. Ibyifuzo byacu bishingira ku bandi kubera ko kenshi twifuza ibyabo. Ibyifuzo byose tugira biba bishingiye ku bandi bantu, by'umwihariko abo hafi yacu. Ngiyi isoko yo kuba hari twe, hakaba na bariya. Iyi kandi niyo soko y'amabi yose dukorerana muri ubu buzima. Naha dusoreje iki kiganiro, tubashimira ko mudasiba gukurikira. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ndabashimiye.